nibyo reka mbasuze kandi bifurize kugubwa neza mbone kubaha ikaze kuri tariki ya 26 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2026 ni Bosco kuri mikoro za Region Info abataramukazi abarunwanyi inshuti bavandimwe rwose mudahwema kutugaragariza ko mudukurikirana umunsi ku wundi mbanje kubasuhuza kwari mu gihugu cy'u Burundi kwari muri Uganda, Canada, Zambia ndetse n'andi bice bigiye bitandukanye mwese ndabasuje kabisa. Reka mbabwire ko rero kugeza amagingo anga tugiye kwinjira mu makuru ariko M23 niba ndababwira ni pole, niba ndababwira ni kwihangana, nibijyanye bavuga bati no gupfusha umwana urwaje undi. M23 rero yapfushije umwana urwaje undi. Ubu biravugwa ko abarimo General Sultan Emmanuel Makenga uyu mugabo yamaze kuba yarusimbuka rwose. Ati yarusimbutse ariko amakuru akaba avuga ko uyu mugabo General Sultan Emmanuel Makenga Elias Ruziramuhwe nkuko bamwe bajya bamwita, uyu mugabo ngo ahari afite ubwoba bukomeye cyane nyuma y'ibyamubayeho ngo byamuteye ihahamurika ridasanzwe cyangwa se rikomeye cyane. Ngo byamuteye ikintu bita ubwoba bukomeye cyane ni nyuma yuko aho yarari hano muri teritwari ya Masisi mu byukuri bivugwa ko ariho hagabwa igitero cyari kiyobowe n'umuriyetona colonel wo mu gisirikare cya FARDC. Ubu tuvugana yamaze no kuzamurwa mu ntera nyuma y'ibikorwa by'indashyikirwa yakoze akorera igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, akagaba ibitero by'ubuhanga bukomeye cyane. General Duniani Kashindi Fabien yazamuye umusirikare wa Kongo amukuye ku ipeti rya colonel, ndetse bivuga ko ibi biri gukorwa cyangwa se byakozwe kubwo kuba yarabaye intwari ndetse agategura igitero gikomeye cyane cyase gishegeshe mu byukuri ababanzi b'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nkuko birimo bitangazwa cyangwa se birimo byemezwa hangaha. Ntago mu byukuri byagarukiye aho, ahubwo kugeza uyu munsi mu byukuri uduce turimo Kasenyi nababwiye aho bita Cyugi, aho bita Kinigi, utu duce twose n'ubundi twakomeje kugenda twumvikanamo ikintu bita imiripuko. Nuvuga ngo Rubaya irasa nkaho yamaze kuzengurukwa hafi ku kigero kiri 30% rwose. Rubaya yazengurutswe aho hasigayemo inzira nkeya cyane mu byukuri ziri gusokeramo abo barwanyi, ndetse biravuga ko bamwe muri 23 mu barwanyi rwose ngo basize za mayiti hano Rubaya bariruka harimo n'abayobozi b'uyu mutwe wa 23 nyuma yo kubona ko ibyari biri kuba bitari byoroshye. Ntabwo byari byoroshye mu byukuri, ngo abayobozi bavuze bati aho gupfa none napfejo, nyuma yo kubona ko bamwe mu bajenerali babo bagiye batandukanye bari barimo rwose baraswa umugenda, nyuma yo kubona ko Wiringoma bakunze kwita Kwikuri yari amaze kuraswa, amaze gushyirwa hasi, ndetse n'abagenzi be bagera ku 9 abari basigaye rwose ngo bayabangiye ingata bariruka. Kugeza uyu munsi kubwira umusirikare wa 23 ati erekeza Masisi ngo mu byukuri yanaguhitana bitewe n'ibyahabereye. Ubu aka gace bikavuga ko ari abasirikare baje kurizwamo, ariko ngo byari ingorane ku buryo bukomeye cyane kubyumvisha abo muri uyu mutwe wa 23 kwemera kujya guhangana hariya, kuko na n'ubu na nizi sana muri Masisi mu rutu duce tugiye dutandukanye imirwano imiravugwa. Osobanyungu twabwiye ko imirwano imeze nabi. Wazalendo APCRC, Wazalendo CMC, aba bose baramanutse ruvuga ngo bo muri Rucuru bifatanya nabo muri Masisi, baravuga bati reka duhangane ni M23 yigize akarakajya he. Ni nako igisirikare cya Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC nabo bari kugaragara kuri front line, ndetse kandi bikavuga ko ingabo z'u Burundi bari kuri front line, abacancuro bari kuri front line. Ibi bikongera gushimangira ndetse no kugaragaza imyiteguro igisirikare cya Leta ya Kongo FARDC bari bafite kabisa kuri urugamba rwa none cyangwa se muri iyi mirwano ya none. Kimwe mu bintu bidasanzwe noneho kuri inshuro bigaragara cyangwa se bigaragara bimwe ari wese ni igitero cyongeye kuba cyategurwa
Masisi hano nakubwiye ko imirwano irakomeje mu duce tumwe na tumwe guhera mu masaha mu gitondo kugeza uyu mugoroba. M23 bagerageje kugaba ibitero bitaruke, aho bita Katobotobo, aho bita Kasenyi. Ahangaha bagerageje kuhagaba ibitero. Imirwano rero yahise ikomeza mu midugudu imwe yo muri Kazinga. Imidugudu yo yari yamaze kwigarirwa tayari na Wazalendo nkuko biri kugenda bigaragara cyangwa se bigaragazwa. 23 bati dufite ibitekerezo byo kugaragariza isi yose n'amahanga ko twagabweho ibitero, ariko nyamara 23 irengageza ko ari yatangije ibitero. Ibitero rero byagabwe na 23 nibyo byabakoze guhera ku itariki 18. Ndagira ngo bibutse neza ko Angola yari yatangaje ko ihagaritse imirwano, 23 ikaza kubirengaho. Ibyo rero byatumye kugeza uyu munsi Rubaya handikwa amateka mabi kuri isi M23 cyangwa se zinyeshyamba za 23 batazigera bibagirwa n'umunsi wa rimwe. Wita Wiringoma ni umwe mu batakarije ubuzima muri ibi bitero, hakavugwa Olivier Nzenze ndetse escort wa General Sultan Emmanuel Makenga nawe rwose ngo yaje kwaga kuko ibi byabaye kiri muri iyi myanya. Ubu tuvugana uburinzi bwa Makenga burimo mu by'ukuri gushidikanwaho nyuma yuko uyu musore rwose wamurindaga cyangwa se warushinzwe kumurinda mu by'ukuri byaje kutamugendekera neza cyangwa se bitaje kuba bimuhira. 23 rero bikavuga ko igitero cya Rubaya yaje kubiramo umubare mwinshi w'abarwanyi ku buryo bushoboka, rwose ko bivugwa ko batagira ingano. Kubara byaba biri ikibazo gikomeye cyane kubera ko ibitero aho byagabwe na FARDC yabashe kugera mu duce yagabyemo ibyo bitero cyangwa se drone zarashemo, bitewe n'uko ibice biracyari mu maboko y'umutwe wa 23 cyakoza. Nguriro by'umutwe byabashije gutwikwa, ndetse ikindi cyaje kubaho si ugutwikwa gusa, ahubwo bamwe mu barwanyi barishwa. Bivugwa ko kandi hari n'abahunze bahungira mu mujyi wa Goma bahunga ibyo bitero bya za drone, ariko by'umwihariko bigavuga ko umubare munini wabaje guhunga cyangwa se babashije guhunga ntago ari abasirikare bato, ahubwo ni bamwe mu bayobozi b'uyu mutwe wa 23 baje kubasha kurokoka iby'uru rugamba. Hatekejwe rero ibitekerezo byinshi nyuma yuko uyu murwanyi wa 23 yitabye Imana, aho bamwe bavuga bati rwose yaje guhindurwa umuyonga nyuma y'amafoto ajya kwirakwira ku mbuga nkoranyambaga. Bati se birasiga ikirero hagati y'ubutegetsi bwa Kigali ndetse kandi nanone na Kinshasa, biraza gusiga iyo shusho nyuma y'uko abayobozi nk'abangaba bakomeje kugwa muri ibi bitero, ndetse ikigeretseho bikavuga ko ari abarwanyi benshi cyane bakomeje kugwa kuri uru rugamba. Nyamara avuga ko hari ingabo z'u Rwanda, bivuze ko niba byemezwa ko ingabo z'u Rwanda zaba ziri ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, byanze bikunze bigaragara yuko nabo baba bari mu bari guhitanwa n'ibi bitero. Ubwo bivuze ngo hari ikindi gisobanuro byaba bifite ku mubano w'ibihugu byombi, no kuvuga hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. General Sultan Emmanuel Makenga bivugwa ko we atigeze ahitanwa n'ibi bitero, ariko igisirikare cya leta ya Kongo abarimo Wazalendo cyangwa se abashyigikiye ubutegetsi bwa Kinshasa bakavuga bati bitewe no kuba uyu mugabo ahagabwe ibisasu ariho yarari, ati rwose mu by'ukuri ni ikintu akwiye gushimira Imana, ati kuko ubu ahari arimo aravuga ati ibi byari ibitero mu by'ukuri bitari bumusige amahoro. Gaceri nawe nuko uyu nawe biravuga ko mu by'ukuri yaba yagize iki, byabanje kuvuga ko yaba yakomeretse, ariko kugeza kuri ubu ngubu amakuru ari gusohoka aravuga ko uyu nguyu Gaceri nawe wari umwe mu barwanyi umutwe twaje na 23 bari muri biriya bice, ngo yaje kwitaba Imana ahitanwe n'ibikomere. Aya rero ni amakuru nayo ari kugenda avugwa cyangwa se ari kugenda kwikwiswa
ko uyu nawe bitaba byamugendekeye neza. Gaceri umwe mu barwanyi rwose bari bafitiye runini cyangwa se bari inkingi za mwamba ku mirongo y'imbere ku rugamba muri uyu mutwe wa 23, ndetse ubona ko bigaragara cyangwa se ari ikintu kigaragaza ishusho yuko hari ibi bitero birimo biratanga umusaruro. M23 rero yaje kugira icyo yikoraho. Kuri ubu ngubu M23 nayo ntabwo yigeze ishyigikira ibyo yavugaga, kuko Lawrence Kanyuka mu butumwa yatanze yavuga ko ngo bagabweho ibitero, ndetse ibyo bitero ari kurenga ku mahame y'imirwano. Ubu M23 irasa nkaho yatezwe agatego. Urazi kwibaza ngo akaye gatego nyuma yo guhunga. Bamwe mu barwanyi bayo bagaragaje ukugaba ibitero mu bice bitandukanye. Ubu amakuru avuga ko RFCM 23 rwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryisubije tumwe mu duce two muri teritwari ya Masisi ryari ryambuwe n'uruhande bahanganye. Ibi bihita bigaragaza ko M23 cyangwa se aba barwanye b'umutwe wa M23 nabo bari mu mirwano cyangwa se bari mu kugaba ibitero. Ubu amakuru aturuka ku ruhande rw'uyu mutwe aravuga ko M23 yagabwe ibitero hanyuma yigarurira imidugudu 3 yonyine. Kwisubiza utu duce ngo byemejwe mu gitondo cyo kuri wa 4 tariki 23 Gashyantare. Naho kurikirana hafi amakuru y'imirwano imaze iminsi yongeye gukara hagati ya FC M23 ndetse n'uruhande bahanganye rugizwe na FARDC ifatanyije n'ingabo z'u Burundi, FDLR, Wazalendo ndetse n'abacanshuro. Amakuru avuga ko muri teritwari ya Masisi, Rukarite za Ruke, Kasenyi ndetse no bita Katobotobo ubu arizo zaje kufatwa n'izi nyeshyamba zo mu mutwe wa 23. Gusa benshi bakavuga bati bishoboke ko ari umutego ukomeye cyane, ko iyi midugudu ari bice mu by'ukuri bigaragara ko bigoranye cyane ku mutwe wa 23 gukomeza kubasha kubigenzura. Ari bice mu by'ukuri bitari strategique ku buryo byaboroheramo kugomeza kubirwaniramo, ahubwo bakavuga bati ni ibikombe, ahubwo uruhande mu by'ukuri rwa FARDC rurimo rushaka cyangwa se rugerageza gushaka inzira n'uburyo bwo kurasiramo abarwanya umutwe wa 23 wongeye gukoreshwa drone mu kubahunza bimwe mu bice bitoye n'abaturage cyane. Imirwano mvikanyemo guhindura isura kuva ku cyumweru gitangira. FARDC n'abayifasha mu by'ukuri bakomeje kugaba ibitero birimo ibitero byahitanye umuvugizi wa AFC 23 Lieutenant Colonel Ringoma, byamaze no kwemezwa hose. Muri itangazo Kanyuka yashyize hanze we yavuze ko ngo abanyekongo n'umuryango mpuzamahanga ukwiye guhanga amaso ibiriho bikorwa n'ubutegetsi bwa Kongo Kinshasa, kuko ngo bigize ibyaha bikomeye ndetse no kurenga ku nzira zo gushaka umuti binyuze mu nzira z'amahoro. Aho avuga ko ibi biri gukorwa n'uruhande bahanganye bihatira M23 kwirwana, nubwo mu by'ukuri bavuga ko bamwe bavuga bati se M23 ntabwo ari yanze kwirwanaho, ahubwo kugeza uyu munsi ntabwo ufite ubushobozi bwo guhangara cyangwa se guhangana n'iki gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ati ni igisirikare kimaze gutozwa, ni igisirikare gifite abafasha, ni igisirikare gifite ibikoresho, ndetse kuba M23 yabona aho mu by'ukuri imenera biragoye cyane, cyangwa se biraza kugora benshi kuri 23 kubasha kubona aho bamenera. Ubu bamwe bivuga ko ngo bamaze no kwigira mu basivile rwose, bavuga bati twe turi abasivile, bavuga bati ntabwo uru rugamba tuza kubasha kururwana cyangwa se guhangana narwo. Imirwano rero mu by'ukuri ni imirwano yatangiye mu mpera z'icyumweru gishize no kugezana n'uyu munsi ikaba igikomeje. Ni icyumweru gisize mu by'ukuri bamwe muri 23 bashegeshwe n'ibitero bikomeye cyane, kugeza ubwo kuri ubu ngubu amakuru ari kuvugwa hirya no hino hisi yose aragaruka ku bijyanye no kubura kw'abarwanyi bamwe na bamwe, nyine kuburira ubuzima muri ibi ibitero bikomeye cyane. Uvuga ko mu by'ukuri ibi ari bimwe mu bitero bikomeye cyane bikozwe, ari bimwe mu bitero bya mbere bikaze bikozwe kuva mu by'ukuri uyu mwaka wa 2026 watangira, kuva mu kwezi kwa mbere kugeza kuri tariki ya 23. Ati nibyo bitero karundura akabutaka bikozwe, bikozwe rwose, kandi koko washoza wareba ugasanga ni bitero byari bikomeye cyangwa se bitari byoroheye abagize umutwe wa M23.
ni umunsi wa kabiri w'imirwano ikaze. Ubu unyemerere twerekeze no mu bindi bice biri kuvugwamo imirwano. Ni ukuvuga ngo hari ibitero, kuva ibitero byahitanye wo bita Wiringoma byahise bifatwa nk'itangiriro ry'imirwano mike, nyamara imirwano yari isanzwe ihari. Murabizi ko FARDC Wazalendo yarimo ihangana na M23 muri bice bya Cyugi. Twagiye tubivuga imyanya Wazalendo bari birukanyemo M23 babageza hano Cyugi, ari naho M23 yageze Prito Wazalendo yageze ivuga ko M23 yashyize urukuta ihagarika kwigira imbere. Ibyo rero byaje kubaho, ariko batungurwa no kubona FARDC nayo yinjira mu mirwano, ari nabwo yinjiranye ibitero bikomeye cyane nyuma y'uko M23 bamwe mu bayobozi bayo bari bagaragaye Rubaya. Uyu munsi rero ni umunsi wa kabiri w'imirwano, imirwano itoroshye, imirwano M23 yacanganyikiwe, imirwano M23 ifite ubwoba, dore ko buri murwanyi wari wese ubu ngubu bivugwa ko muri M23 umurwanyi wese urwanira izi nyeshyamba rwose ngo afite ikintu bita ubwoba bukomeye cyane, cyangwa se avuga ati isaha ku isaha nanjye bishobora kungerekera nkande nka mugenzi wabo Wiringoma, kuko ubu ngubu ngo Wiringoma yaciye igikuba. Aho bari hose M23 bafite ubwoba bukomeye cyane, ndetse abandi baricuza kwinjira ku mirongo y'imbere ku rugamba. Masisi ni umunsi wa kabiri w'imirwano ikaze hagati y'inyeshyamba za M23 ndetse na Wazalendo. Imirwano ikaba yumvikanyeho bita Kibanda. Ni imirwano ikomeje ku munsi wa kabiri uko bimaze kuba byavugwa mu mudugudu aho bita Kibanda, uherereye hafi ya Kasopo muri Osobanyungu muri teritwari ya Musimu na Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru aturuka mu baturage bavuga ko kuri wa gatatu abarwanyi ba Wazalendo bagabye igitero ku birindiro by'inyeshyamba bagamije kwisubizaho umudugudu w'ingenzi umaze amezi menshi ugenzurwa na M23. Kuva mu gitondo cyo kuri wa kane ngo humvikanye urusaku rw'amasaso, intwaro ziremereye ndetse n'izoroheje mu mujyi wa Kibanda no mu nkengero zawo, ibintu byateje ubwoba bukabije mu baturage bo mu midugudu ihakikije. Abaturage basanzwe barazahajwe n'umutekano muke umaze igihe muri teritwari ya Masisi bari guhunga berekeza mu duce bakeka ko hatekanye kurushaho. Ubwoba buragenda bukwirana ndetse no mu tundi duce duturanye, aho ibikorwa by'ubukungu n'imibereho rusange byadindijwe n'iyo mirwano. Kugeza ubu nta mubare w'abaguye muri iyo mirwano cyangwa abakomeretse uratangazwa ku mugaragaro. Amakuru atangwa nabo ku isoko agaragaza ko ibintu bikiri mu rujijo, aho imirwano igikomeje kandi impande zombi zikomeje kohereza abasirikare b'inyongera. Teritwari ya Masisi ikomeje kuba imwe mu duce twibasuye cyane n'imirwano muri Kivu y'Amajyaruguru, aho guhangana hagati y'imitwe yitwaje intwaro n'inyeshyamba za M23 bikomeje gukaza umurego, bigatuma ibibazo by'ubutabazi bwihutirwa birushaho gukomera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubu update zihari cyangwa se amakuru nakubwira ariho kugeza kuri ubu ngubu ahangaha Kibanda neho imirwano yongeye kwimukira cyangwa se yongeye kugaragara muri izi position n'ubundi iri kumvikanamo ikintu bita umuriro. Impande zombi rero zirimo ziragerageza kongera ingufu, no kuvuga ramforo ziri gutangwa ku ruhande rwa 23 nuko bimeze, ku ruhande rwa Wazalendo naho nuko bimeze. Ibi byose bikagaragaza ko urugamba rwongeye gutangira cyangwa se iyi mirwano yongeye kuza. Noneho ni imirwano itandukanye n'ibyo twabonaga mbere, cyangwa se n'ibyo twari tumaze iminsi turi kubona. Twavuga ko ibyo twari tumaze iminsi tubona byari ugukina, noneho ari rwo rugamba rwa nyarwo mu by'ukuri, cyangwa se ari wo muriro wa nyawo. Ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwemeye ko umutwe wa M23 mu by'ukuri waba wafashe imidugudu igera kuri 3 bigambye gufata. Ariko igisigaye hari ukwibaza, nyuma y'uko uyu munsi igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kirashe afande Kwikwiri wa M23 rwose, ese biraza gushoboka ko imirwano ihagarikwa, cyangwa noneho nibwo urugamba rwatangira? Abandi bati nyamara M23 iri mu minsi ya nyuma, cyangwa se bigiye kugendekera nk'uko byagendekeye mu 2013, kubera ko ubu ngubu bamwe mu barwanyi bayo, mu bayobozi b'urugamba ndetse n'inkingi za mwamba zabo, uyu Wiringoma buriya ngo yari umuntu utera morale cyane abarwanyi bo 23, yaba abarwanyi yaba abayobozi, ndetse byagiye binagaragara mu ruhame ubwo yabaga yajyaho izi nyeshyamba zabaga zakoreye ibiganiro n'abaturage mu bice babaga bagenzura.
agaragara rwose ko ari umuntu ushoboye kugira iki gutera morali. Ibi ngibi rero ngo bikaba bishobora gutuma M23 mu mirwanire yayo igira icyuho gikomeye cyane kugeza ubwo bavuga bati ibi ngibi bishobora gusatiriza M23 ku gutsindwa ku buryo bugaragara cyangwa se ku buryo bukomeye cyane nk'uko byabagendekeye mu 2013 bikongera kuba byakwisubiramo noneho mu 2026. Reka turebe icyo mu by'ukuri icyo bari kubivugaho, ni ukuvuga ibijyanye n'urupfu rwa Uwilingoma ndetse n'ibikorwa bishobora gukurikiraho. Ntabwo ari ihame ibishobora gukurikiraho nyuma y'urupfu rwa Uwilingoma. Gusa nibutsa abantu mudukurikiranye ko ibitekerezo birafunguye, ni ukuvuga muri comment harafunguye kabisa, mutange ibitekerezo cyangwa se inyunganizi kuri aya makuru rwose ndetse n'ibiri kujya mbere. Ni nyuma y'urupfu rwa Uwilingoma n'isubukurwa ry'imirwano Masisi ati sagenge karacyashoboka. Ni urupfu rwa Uwilingoma wari umuvugizi w'igisirikare w'umutwe wa M23 wapfuye kuwa 2 tariki 24 azi igitero cya drone bivuga ko cyagabwe n'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Congo rwawe mu gihe agahenge kari karamaze gutangazwa gatangiye kujya mu kaga kubera kongera kubura kw'imirwano Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru. Igitero cyagabwe hafi ya Rubaya. Amakuru aturuka impande zitandukanye harimo nayo mu mutwe wa M23 avuga ko icyo gitero cyabereye hafi y'agace ka Rubaya ahacukurwa amabuye y'agaciro kandi hafite akamaro kanini mu karere ka Masisi. Nta mibare yemewe ku bandi bahitanywe cyangwa bakomeretse yatangajwe kugeza ubu. Icyo gitero cyabaye mu gihe imirwano irimo kwiyongera ku mpande zitandukanye, nubwo hari amasezerano y'agahenge yari yarashyizweho ku mugaragaro. Imirwano ku mpande nyinshi i Masisi kwa gatatu, imirwano yongeye kubura rero Kibanda hafi ya Kasopo nk'uko ndi kugenda mbikubwira. Mu gace ka Nyamaboko ya mbere ingabo za Kongo zifatanyije n'abarwanyi ba Wazalendo baturutse Buhimba bagabye ibitero ku bintu bya M23. Haravuga urusaku rw'amasasu aremereye ndetse n'imbunda zoroheje. Ni mu gihe mu midugudu turanye nka Kashebere naho hakomeje kugenda humvikana amasasu kuva mu ntangiriro z'icyumweru. Imirwano yanavuzwe mu duce twa Oso, Banyungu, Katoyi ndetse n'aho bita ni muri shofero ya Buhunde. Indi mirwano yabereye Rumbishi naho bita Kashovu mu majyepfo ya Masisi aho M23 yarwanaga na Wazalendo. Ukwiyongera kw'imirwano ku mpande zitandukanye gutuma hibazwa niba agahenge kari koko kakubahirizwa ku butaka. Imvugo zirushaho gukomera plutôt. Kugeza ubu M23 niratangaza ku mugaragaro ingamba zo kwihora nyuma y'urupfu rw'umuvugizi wayo wa gisirikare, ariko imvugo yayo yarushijeho gukomera. Umuyobozi wa kabiri w'uyu mutwe Bertrand Bizimwa ashinja ubutegetsi bwa Kinshasa guhitamo ku bushake inzira y'intambara ndetse akavuga ko hari igitero rusange cyatangijwe. Uwo mutwe watangaje ko uri gutegura itangazo ku mugaragaro rishobora gusobanura intambwe zikurikiraho. Uburyo bwo gukurikirana agahenge ntiburashyirwa mu bikorwa. Nanone kikaba ikindi kibazo. Uburyo bwo kugenzura ndetse no kugenzuza ishyirwa mu bikorwa ry'agahenge bwashyizwe ku itariki 14 Ukwakira 2025 Doha muri Katari ntiburakora neza ku butaka bushingiye ku muryango waguye wo kugenzura umuryango mpuzamahanga w'ibihugu by'akarere k'ibiyaga bigari CGR, ariko kugeza ubu ukaba ukora gahoro. Ku nshuro ya mbere kuva yagirwa umuyobozi w'umuryango, Jenerali w'ingabo za Zambia Charles Sumuyuni na Kempa yageze i Goma mu rwego rwo kugerageza kongera kubyutsa no gushyira mu bikorwa uwo murongo wo kugenzura. Icyiciro kigerageza Uvira hagati y'itsinda rihuriweho na MONUSCO na ICGR riri mu butumwa Uvira kuva ku itariki 23 kugeza tariki 27 Gashyantare. Ubutumwa bugamije gusuzuma uko umutekano wifashe, uko ibikoresho n'inzira byifashishwa mbere yo kohereza ku mugaragaro abagomba gukurikirana ishyirwa mu bikorwa by'agahenge. MONUSCO iri gukora hashingiye ku icyemezo nimero 2808 cyo mu 2025 cy'inama y'umutekano w'umuryango w'abibumbye kiyemerera gushyigikira ishyirwa mu bikorwa ry'agahenge karambye. Agahenge kari mu kaga rero. Urupfu rw'umuyobozi ukomeye wa gisirikare mu FM23 hamwe n'ikorwa ry'ibitero n'ibitero byo kwirwanaho bikomeje i Masisi birashyira igitutu gikomeye ku gahenge, cyane cyane uburyo bwo kugakurikirana butarashyirwa mu bikorwa mu buryo bwuzuye, mu gihe inzego zishinzwe kugenzura zigaragaza gutangira akazi kazo ko imirwano izagenda itera imbere. Ubutaka bizaba ikizamini gikomeye ku cyizere no ku mikorere y'amasezerano yasinywe i Doha bishyira mu kaga rero aya masezerano ndetse bikongera no gukomeza kwibaza. Ngira ngo murimo murumva rero ko kugeza kuri ubu cyangwa se kugeza na magingo aya ibintu ntago byoroshye,
ntabwo byoroshye rwose, byarushaho gufata indi sura ikaze yo ku rwego rwo hejuru iby'imirwano, ndetse aya 23 ubu harimo igikuba gikomeye cyane. Isi yose iri kwibaza ni iki nanone kiraza gukurikiraho nyuma y'ibi ngibi, ariko abandi bakavuga bati igihe cyari kigeze ko tubona igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kigaragaza kuko gifite byose. Ese ni kubyumva 23 utekereza ko bigiye kugenda gute? Reka dufungure comment duhuriyeyo, ubundi reka twe dusubicyanga turagaruka mu masaha ari imbere turana ari makuru abagezweho. Bosco kuri mikoro.